Ndi Papa Sava. Nitwa Uwihoreye Jean Bosco ariko uzwi nka Ndimbati. Ndimbati rero ni izina ryamaze kumira ayandi kubw'impamvu wenda turi bukomeze kuganiraho kugenda umbaza. Nkaba ndi umugabo ndubatse, ndi umuntu ushakisha mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose nk'abandi bagabo bose bari kuri iyi si. Ntabwo umuntu yaba mu buzima bumwe gusa, ubundi buzima ndimo ndi umukozi nk'uko wenda nari mbiciye mu marenga, ndi umucuruzi, ndi umuhinzi, ndi umworozi, byose ibinshobokeye ndabikora bimbyarira inyungu ariko, cyangwa ndetse bikabyarira inyungu abandi bankomokaho cyangwa abanyarwanda muri rusange. Hanyuma wenda ikindi nakongeraho ni uko mu rwego rwo kugira ngo dukomeze guteza imbere ibyo dukora, ngira ngo nagiye mbivuga mu minsi ishize, nashinze n'ishuri rya sinema, production, kamera, abiga bashaka kwiga kamera, bashaka rikubiyemo ibintu byose byo muri industry. Buryo burambuye nk'umukinnyi, ndi umukinnyi wa sinema nk'uko bisanzwe, nkaba maze imyaka igera muri hafi 15 yarageze. Nkaba nkina muri Papa Sava, nkaba ngaragara muri filime zo muri zacu nka Stimed nitwa Deo, muri Papa Sava nitwa Ndimbati, n'izindi zigiye zitandukanye nka za Nkuba, Muziranenge, n'izindi nyinshi. Abantu rero ni naho banzi cyane, ni naho namenyekaniye muri sinema. Role yanjye irihariye ariyo ya Ndimbati. Mu by'ukuri Ndimbati ni umugabo nyine umeze nka Ndimbati abantu babona, ufite role akenshi ukunda gutsindwa buri gihe, ukunda kuba adashobotse, ukunda kuba mbega aba ari negatifu buri gihe. Uwo mugabo rero ngira ngo ajya kugira ngo aremwe agere aho ari, byatwaye nyine ubwitange, byatwaye imbaraga ndetse n'ubushake. Nguwo rero Papa Sava. Ariko Papa Sava wenda sinzi niba naba nihuse, ariko reka nkomereze wenda no ku zindi filime kuko Ndimbati arahari, ariko wenda reka mvuge nko muri Stimed ku bareba zacu. Stimed character yanjye mba ndundi muntu, mba ndi umudogiteri kandi umudogiteri mwiza. Bivuga rero ndi umukinnyi ushobora guhinduka, ngahinduka uko uwashatse kumpindura cyangwa uwanditse uko ashaka. Ibyo byose nshobora kuba uko nshaka bitewe n'icyo nkeneyeho muri sinema. Ubundi ahari ziri bunanira abandi banza ari njye baziha, iz'abandi ziri bubananire, kubera rero yuko njye numva nta role yananira, numva ko iyo ari yo yose nayikina. Iz'abandi rahari bagiye bakora ku bandi bantu bakababwira bati iyi ngiyi yaba iyo kumwara, yaba iyo kugaragaza imibereho y'abantu bari hanze aha imwe n'imwe ariko irimo no kumwara, ugasanga wenda hari abayitinya, iyo baba bangezeho. Ariko nanone nk'uko nabivuze, nkaba nakora n'izindi, murabizi ko nkaba umudogiteri mwiza kandi uzi kuvura abantu. Gute wisanze muri Papa Sava series? Papa Sava turangana, si ukuvuga ngo nayisanzemo. Turangana, ntabwo twangana, turangana.
tunganya imyaka. Papa Sava ntabwo rero nayisanzemo, ahubwo ndi mu bantu bayitangiye. Ariko ikibazo waje ni cyiza, ubwo nayisanzemo kuko hari wari wabitekereje. Papa Sava rero wenda abantu nk'uko mvuze ngo tunganya imyaka, igihe yatangiriye nicyo gihe ndi mu bantu batangiye muri Papa Sava. Mpora mbibwira abantu ntabwo yitwaga Papa Sava. Iyo uhereye hambere hari agasene twakinye kitwaga ubyibuha ute unyambuye. Ako niko twahereyeho. Twari abantu, hari abantu tukiri kumwe hano, yari njyewe, yari Papa Sava, yari na Nowera, abenshi baracyahari, na baruwe turacyari kumwe n'abandi, ariko twatangiye gutyo. Nk'umuyobozi wa Papa Sava rero aza gusanga wenda tutabikomeza muri uwo murya, niho havutse Papa Sava, havutse izina Papa Sava. Papa Sava hahita haza abandi batwiyungaho, ba Digidigi bagenda baza, Marigarita bagenda baza, kugeza aho Papa Sava igeze ahangaha. Kuyisangamo rero, ubundi nza muri Papa Sava mbere hose urumva narakinaga bisanzwe, ariko ngiye kumva numva Papa Sava nyine boss aravuze ati ari guhera kuri ako gasende twakinye ka ubyibuha utunyambuye, nuko nari mbyibushye. Yararebye aravuga ati mu bitekerezo ati umuntu ubyibushye twagakorana, wenda icyo gihe nari nkitwa Jean Bosco, nitwaga Mustafa. Ubwo urumva niko nitwaga, kuko Ndimbati ryari ritaraza, wumve ko nari nkiri hasi. Abantu bajye bamenya n'ahantu amazina yagiye ava. Urumva yampamagaraga mu mazina yanjye, umuntu uri aho udafite na Deo ntabwo ryari rikomeye cyane. Turaza rero turatangira, nyuma yaho rero aza kudevelopa, nibwo Papa Sava yavutse. Papa Sava ivutse dushaka umuntu noneho uzaba umeze nkanjye, twicara hamwe tukaya tuvuga amazina, tuvuga Ndimbati. Ndumva naravuze, twagiye tuvuga amazina menshi, ba Rubyogo, ba Ruki, umuntu wari kuba ameze nyine nka Roriya Ndimbati iriho ubu ngubu yaciye ibintu muri iyi myaka yose. Tuza gutekereza, nza kubanza ari njye wazanye izina Ndimbati, ko hari ahantu nari narigeze kuryumva. Ndivuze turihurizaho, baravuga bati ebana uri Ndimbati, uzitwa Ndimbati. Hanyuma tureba umuntu w'umujisitoma rero nawe umeze nka Papa Sava, ukuntu n'ubwenge n'iki n'ukuntu, duhita tuvuga duti wowe uri Papa Sava. N'andi mazina agenda avuka gutyo, ba Digidigi nkeka ko barabisobanura kenshi nabo iyo babonye umwanya wo kujya ku mazina. Nguko rero ukuntu nisanze muri Papa Sava, mba Ndimbati gutyo. Noneho umaje uburyo ki kudusobanurira uburyo ki izina Ndimbati ryiswe, kudusobanurira uburyo wageze muri Papa Sava, no actually watangiranye nayo. Ahubwo ikibazo wenda nakubaza, waba warigiye n'iki igihe umaze muri Papa Sava? Nigiyemo byinshi cyane. Ubundi nanavuga ko ntabwo natinya kuvuga ko Papa Sava nayo iri mu buzima bwanjye, ariko iby'abandi ntabwo ndi bubivuge, ariko iri mu buzima bwanjye kuko mu gihe cyose nabayeho iri mu cyatumye mba undi muntu. Ntabwo Papa Sava itabaho ntabwo nari kuba Ndimbati.
kandi kuba ndimbati byampaye ibintu byinshi, byampaye ubuzima bwinshi, byampaye izindi mbaraga nyinshi, ibyangiza undi muntu. Ni ukuvuga rero ngo Papa Sava kuri njye ni ubuzima. ese akabazo k'amatsiko, ndimbati bisobanura iki ubundi? Ni izina rusange, ni izina. Gutyo gutyo. Ndimbati ni izina rusange, kuko hari abantu bitwa ba ndimbati nubwo atari benshi, ariko hari abantu bafite izina riri no mu ndangamuntu ryitwa gutyo, nubwo iryanjye ritari mu ndangamuntu, ariko ni izina nyine rusange. Okay, wari umajije kutubwira kuri role yawe ko yari ifite akamaro, of course, kubera Papa Sava na story y'ukuntu yagendaga. Ese yaba yarafashije iki muri sosiyete? Kugira ngo habe hashize imyaka ingana gutya, imyaka Papa Sava imaze, ni ukuvuga ngo iryo zina ndimbati rikaba rikiriho, rikaba rigihari, ni uko hari icyo ryagiye ryungura abantu muri sosiyete, abanyarwanda, ingo, urubyiruko, mu mashuri. Ni izina ryagize ikintu ryubaka ntatinya kuvuga muri sosiyete nyarwanda, ndetse nta nubwo ari aha gusa, kuko ntabwo turebwa n'abari mu Rwanda gusa, n'abari mu mahanga. N'abari mu mahanga izina ndimbati barizi kubera ko Papa Sava yavuyeho. Urumva rero ni izina ryambutse, riri ku migabane yose y'isi. Ni izina rero ryagize akamaro ku ruhande rwa rusange. Ku ruhande rwanjye rero n'inshuti zanjye, ni ukuvuga ngo barabibonye ko nabaye undi muntu. Ku muryango wanjye ni izina abantu bashobora kumva ko ari izina ahubwo umuntu asa naho wenda yabanje no kurigura, kugira ngo ufite amafaranga ashobora no kurigura kugira ngo rigire. Ku muryango wanjye rero ni ishema cyane kuba bafite umuntu umeze nkanjye witwa ndimbati, wamamaye, uzwi n'abantu benshi, uzwi n'isi yose. Ni ukuvuga ngo hari umusaruro iryo zina rero ryatanze, kandi riracyatanga n'undi. Ndahamya ntashidikanya ko mu by'ukuri izina ndimbati rizabaho igihe kirekire, rizabaho mu myaka irenga 50, nubwo naba ntakiriho. Ni izina ridashobora kwibagirana, cyane cyane ko impamvu mvuze gutyo, umwana w'imyaka 3, 4, guhera ku myaka 3 gusubiza hejuru, izina ndimbati bararizi. Ni ukuvuga ngo uwo mwana azagira imyaka 50, sinema izaba yaramaze gutera imbere, yarazamutse, ariko igihe azaba afite imyaka 40, 50, azavuga ati hari umukinnyi witwaga ndimbati. Uwo nguwo mu gihe niga muri primaire twaramurebaga, yaradushimishaga. Urumva ko ndimbati rero ni izina ridashobora gusibangana mbere y'imyaka 70. Ndashaka gusobanukirwa neza kuri role apana izina. Role ndimbati akina yafashije iki cyangwa ifashe iki muri sosiyete? Role ndimbati akina rero nari nabikomojeho mbere, ni role ifite ibyo yigisha cyane muri sosiyete. Ndabicamo muri make, cyane cyane ko abandusha cyane njyewe ndakina, ariko abifasha nibo benshi. Njyewe nkina role nka ndimbati, ariko buri wese aba afite ibisobanuro. Hari abagabo bameze nka ndimbati muri Papa Sava, hari abana bafite ba papa wabo bameze nka ndimbati, hari abagore bafite abagabo bameze nka ndimbati, hari abagabo bari hanze aha ba ndimbati. Ni ukuvuga ngo ndimbati ni role buri wese yisangamo.
buri wese ashobora gusanga hari ikimwigisha. Yagiye yigisha abantu byinshi rero, ari nayo mpamvu iryo zina rya ingero z'ibyo yafashije nyine muri sosiyete. mbo urugero, hari abagabo badashobotse bameze nka Ndimbati, ariko ugasanga mu by'ukuri bashobora guhinduka bakaba ntibari bashobotse, ariko bareba Ndimbati, iriya role ya Ndimbati, ugasanga ndetse basubiyeho barisetse, baravuze batari ku aba bantu banza batuzi, banza ari njyewe babonye. Hari abagore bari bafite abagabo bameze nk'iriya role Ndimbati akina. Abo bagabo umugore akaba yamusobanurira, akamuha urugero, amwereka n'umugabo wifashe gutyo, amwereka n'ingaruka za wa mugabo nyuma uko birangira. Cyane cyane ko uko birangiye rero nibyo bitanga inyigisho. Ni byinshi rero. Abana nuko, abana bashobora gukura bavuga bati ewe ntago nzaba umugabo umeze nka Ndimbati. Papa Sava iri hafi kuzuza miliyoni subscribers. Ese urabona igiye kuzuza miliyoni subscribers kirimo muri Papa Sava, wiyumva ute kuba igiye kuzuza miliyoni subscribers kirimo muri Papa Sava? Ni iby'agaciro cyane. Noneho kuba narayitangiye ikaba igiye kuzuza miliyoni nkiyirimo, ku ruhande rwanjye ni iby'agaciro. Ku ruhande rundi ni iby'agaciro kuba mu gihe nzaba ndimo nserebura miliyoni, nzaba nanishimiye ko mfite n'abafana benshi. Utubwije ukuri, umwuga wa sinema hari ukuntu waba uzi ukuntu utunze abantu bamwe mu bakina sinema? Niba ari yego, ni gute? Yego, njye ndavuga ngo ni yego, uradutunze. Uradutunze kuko nk'uko wahoze umbaza ibibazo bimwe na bimwe n'imyaka sinema imaze n'igihe nyimazemo, si uko ntacyo mvanamo. Iyo mba ntacyo mvanamo mba narabiretse. Gusa hari abantu wenda bashobora kwibwira ko umumaro ari amafaranga, bakibwira ko umumaro akaza azi ko ari amafaranga aje akurikiye, ariko mbere na mbere ntabwo ari amafaranga. Ikintu cya mbere ni ukubaka ikintu kizagira abo gifasha ejo, ni ukubanza kandi ugakunda ibyo ugiyemo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ni uko icyo wiyemeje guha abantu kibabyarira umusaruro. Uwo ni umumaro wa mbere. Kandi no mu bundi buryo biradutunga. Ndimbati ntabwo kugeza ubu ntabwo yakicwa n'inzara, kuko izina Ndimbati rishobora gukora n'ibindi bivuye kuri iryo zina. Nakubwiye ngo ndi umucuruzi, nkora ibintu bitandukanye, hari n'abanshorera bakampa icyashara kubera ko ndi Ndimbati. Ibyo byose rero ni ubuzima, ibyo byose ni imbaraga za sinema. Hari abantu baba bashaka kujya muri sinema bitandukanye nyine, byaba bibasaba iki kugira ngo bajye muri sinema? Ikintu bibasaba ni ubwitange n'ubushake. Ubushake, ubwitange, no kuza batumva ko baje kuyora amafaranga. Njya mbibwira n'abantu cyane. Umuntu akakubwira ati uzanjyane muri sinema ndetse uzanshyire muri Papa Sava nanjye nze niyorere biriya bifaranga. Utagetiye ni amafaranga, ariko urayayora urinde. Uje kuyora ahantu amafaranga urinde. Impamvu
umukinnyi runaka ashobora kuba ageze igihe cyo kubona amafaranga, ni uko aba yarabanje gukora, aba yarahuye na byinshi kugira ngo isura ye igere igihe cyo gukorera amafaranga. Ni uko haba harabayeho ubwitange, haba harabayemo imbaraga, haraba harabayemo kwizirika umukanda ntashyire ayo mafaranga imbere, ariko yasura ikazageraho ikamubyarira ya mafaranga we yavugaga ngo azaza ahita yora. Bijya binanira abantu benshi rero. dusoza, ni ubuhe butumwa wagenera abagukurikirana? Ubutumwa naha abankurikirana ni uko bakomeza bakanshyigikira, kandi bakanshyigikira bahindura n'imyumvire. Bamwe ariko ntabwo ari bose, ko abantu bagira imyumvire itandukanye. Ugasanga nk'umuntu arimo arakubwira atese ati gura agacupa, ati ndakureba, ati amafaranga yanjye warayamaze, ati mpora nkandaho. Hari n'abatabizi, ati nkandaho, ati buri munsi nkandaho. Ariko abantu bakwiriye guhindura imyumvire. Mu by'ukuri wenda ntanze urugero, hano mu Rwanda dufite football. Hari abafana nk'abafana ba Rayon Sport, abafana ba APR, abafana ba Gasogi, abafana ba AS Kigali, abafana ba Kiyovu, ndetse n'andi makipe za Etincelle na za Marine n'andi makipe. Yewe bakarenga, ugasanga n'umuntu uri hano mu Rwanda, umunyarwanda, yanarenze yagiye gufana n'amakipe yo mu Bwongereza n'i Burayi. Mu by'ukuri ugasanga arishimye. Urugero ngiye gutanga, nagira ngo abantu banumve ko niba nguha ibyishimo, nkaguha ibyishimo, ugaseka, ukanezererwa, ndetse ukarushaho kumenya, kubera ko ngira kumbona niduhura hari n'abantu birakaza. Abafana rwose, umufana karakara ati sinzongera no kukureba, wanze kungurira. Mu by'ukuri hari ikipe iha abafana amafaranga, niyo bagiye kureba umupira ntibitegera, niyo bagiye kwinjira ntibishyura, bagiye gushaka ibyishimo. Abantu bahindura imyumvire. Njyewe ndaguha ibyishimo ukanezererwa, ariko noneho nagera imbere yawe utahubwo niba utanguriye. Kandi ntuzi ko kugira ngo uyishime, kugira ngo unezererwe kuriya, haba hashowe amafaranga, haba hashowe amafaranga kandi menshi kugira ngo bikugereho. Ubwo ndimo ndabwira abafana bafite iyo myumvire, ndetse mbwira n'abantu muri rusange. Ubundi nakagombye, ubundi reka nkubwire, nakagombye kugera hano, ariko haraho ngera bakangurira. Simvuze ngo ni bose, ndimo ndabwira ba bandi bafite iyo myumvire. Urajya kuri stade ukishyura stade ukabyina iminota 90 kubera ikipe, kubera umukinnyi, ariko ngewe ndagushimisha, wambona mu muhanda ngo ngurira akantu. Naba nkubwiye nti nta kigenda, ngo n'ubundi mugende murakennye. Iyo myumvire rero ntabwo ariyo. Nge nkunda kubwira abantu ntese ngo amayinite yanjye, ntabwo ese uko mwihangane, kuko wigeze ubona ncuruza amayinite? Kuko amayinite ugenda ukayaha bari abantu bicaye mu mutaka, hariya amakampani acuruza amayinite, MTN cyangwa Airtel cyangwa Tigo, njyewe wari wambona nicayemo kurimo kundenganya, ko none se sinkureba? Iyo ndebye ntiwishima, ndishima. None si ibyishimo wabigura iki? Ahubwo nshimira utikomereza aho ngaho. Ugasanga hari ubyumvishe, ariko ngize amahirwe yo kubivuga imbere ya kamera, kandi nzahora nanabivuga. Ntanze urugero, niba ufana Arsenal, ugafana Chelsea, ugafana Man U, ugafana bariya abantu utazi, utaranabona, ndetse utazanabona kuko ntibazaza gukinira hano, uretse kubareba kuri televiziyo. Ariko njye ubonye aho wakashimiye nduwi wanyu, uvuga uti ngurira kandi niba utakanguriye
ndahita nanabivanaho ndabivamo, kandi ukajya kureba umupira saa 6 z'ijoro wishimye. Rero nimumenye ko dutanga ibyishimo, kandi ibyishimo dutanga, ibyishimo tubaha, buriya natwe biba byaduhenze, kugira ngo mburiya muntu mu mutwe tuba twatekereje cyane, tuba twafashe umwanya. Murakoze cyane.